Niba warigeze kumva uri gucika intege kubera ubuzima bugoye urimo uyu munsi, menya ko ubwo buzima atari bwo uzahoramo, kandi iyi nkuru iragusubizamo imbaraga. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe abasitari bavukiye mu buzima bugoye ariko ntibibabuze gukora cyane ngo uyu munsi babe bazwi n'isi yose kandi ari n'abaherwe. Reka duhere kuri Rihanna wavutse ku itariki 20 z'ukwa kabiri 1988, akavukira muri Barbados mu muryango ufite ubukene bukabije n'amakimbirane, aho se yari yarakoronijwe n'ibiyobyabwenge. Ibi bikaba byaramugizeho ingaruka mu buzima bwe bwo mu bwana. Rihanna yakuze ajyana na papa we gucuruza imyenda mu muhanda ibizwi nko kuzunguza, ariko kandi muri ibyo bihe yari n'umunyeshuri, aho yakundaga kuririmba mu matsinda y'abakobwa ku ishuri, ariko akaba n'umuntu ugira isoni cyane. Agize imyaka 15 yagiye mu gisirikare, gusa ntiyatindamo kubwo kudahita abona amafaranga byihuse. Nyuma yaje guhita atangira kujya akora cover z'indirimbo z'abahanzi bakomeye. Muri 2003 ubwo Rihanna yari ari mu marushanwa yo kuririmba ku ishuri aho yigaga, nibwo umuproducer wari mu mujyi w'iwabo wari waraje kureba ko yahabona impano nshyashya, yumvise imiririmbire ya Rihanna arayikunda, yahise amusaba ko bajyana muri Amerika akajya kumufasha kumenyekanisha impano ye. Rihanna aremera barajyana. Icyo gihe nicyo cyabaye intangiriro y'urugendo rwe rwo kuba umuhanzi mpuzamahanga, kuko izo cover yakoraga nizo zatumye Jay-Z amumenya, ahita amwemerera amasezerano y'umuziki ku myaka ya 16 gusa. 2005 agize imyaka 18 nibwo yahise atangira urugendo rwe nk'umuhanzi mpuzamahanga, ahita anasohora indirimbo ye ya mbere yitwa Born to Play, yaje guhita imenyekana ku rwego mpuzamahanga. Kuva 2005 kugeza 2007 yari amaze gushyira hanze album 3. Muri izo album harimo indirimbo yamenyekanye cyane nka Umbrella, ari nayo yatumye atangira kuba icyamamare ku isi yose, inamuhesha igihembo cya Grammy Award. Rihanna ku myaka 23 akaba yaratangiye gukora ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyenda n'amavuta yo kwisiga. Kuri ubu akaba ari umunyafurika w'icyamamare uzwi mu bucuruzi no mu muziki. Ku mwanya wa kabiri hari Nicki Minaj wavutse ku itariki 8 z'ukwa 12 1982, avukira mu bukene bukabije buvanze n'amakimbirane y'ababyeyi, aho papa we yari umunywi w'ibiyobyabwenge agira n'urugomo cyane. Agize imyaka 3 ababyeyi be bagiye gushakira ubuzima muri Amerika, bamusigira nyirakuru. Aharererwa imyaka 2, agize imyaka 5 ababyeyi be bagaruka kumutwara bamujyana muri Amerika. Akigera muri Amerika ubuzima bwarushijeho kuba bubi, kuko se yari yarakomeje rwa rugomo kugeza naho yabatwikiye mu nzu we na mama we, ashaka gusohoka mu nzu itarafatwa n'inkongi y'umuriro. Kuva ubwo Nicki Minaj ahita yiha intego yo gushaka amafaranga ku kibi n'icyiza, agakura mama we muri ako kaga k'umugabo umuhohotera. Nicki Minaj kandi akaba yarakuze akunda kuririmba. Ku myaka ya 12 nibwo yanditse indirimbo ye ya mbere ya rap. Ibi kandi akaba yarabifatanyaga n'amasomo ye ya acting muri secondary. Agize imyaka 19 nibwo yarangije kwiga, ahita atangira gukora muri restaurant nk'umuseriveri. Aza kwirukanwa ajya gukora muri call center n'aharirukanwa. Kuva ubwo ahita afata umwanzuro wo kwibanda ku muziki 100%. Atangira kujya backing abahanzi bari bataramenyekana, kugeza igihe Lil Wayne yamuvumburiye muri 2009. Wayne yavuze ko akimara kubona Nicki Minaj arimo kurapa, yahise abona ari inyenyeri kandi azaba umuraperi ukomeye ku isi. Akimara gusinya amasezerano, ibintu byahise bihinduka mu buzima bwa Nicki Minaj, aho yahise agaragara mu ndirimbo y'abagize Young Money bose nka Lil Wayne, Drake na Tyga. Nicki Minaj muri iyi ndirimbo yagaragaje ubushobozi bwe bwose, bituma izina rye rimenyekana ku nshuro ye ya mbere muri Amerika yose n'isi yose. Nyuma y'indirimbo Kanye West yahise amusaba kujya mu ndirimbo yari agiye gusohora yitwaga Monster, yakoranye na Jay-Z na Rick Ross, maze aririmbamo arushimira pira abagabo bari bazwi nk'ibihangange. Ubwo yahise aba umuhanzi w'umugore urapa winjiza amafaranga menshi kurusha abandi, ahita atangira kwita kuri mama we nk'uko yari yarabyiyemeje akiri umwana. Album ye ya mbere yise Pink Friday yahise iba iya mbere kuri Billboard, afatiraho akomeza gukora n'izindi ndirimbo, ari nako zimwinjiriza agatubutse. Nicki Minaj kandi si umuziki wonyine umwinjiriza amafaranga, kuko afite na studio zitunganya umuziki n'ubucuruzi bw'inzara zikoze n'ibindi byinshi. Ku mwanya wa gatatu hari Cardi B wavutse ku itariki 11 z'ukwa 10 1992, avukira mu muryango ukennye cyane mu gace kabagamo urugomo rukabije. Ku myaka ya 16 yinjiye mu itsinda ry'abana babaga mu muhanda ahunga ubukene bw'iwabo. Agize imyaka 19 yakoraga muri supermarket, aza kwirukanwa muri aka kazi azize gukererwa no kugaragaza imyitwarire mibi. Ahita atangira gukora akazi ko kubyina mu tubari. Akiri muri aka kazi nibwo yatangiye kujya yifata amavideo maze
ayashyira kuri Instagram. Aya mavideo niyo yatumye akundwa n'abantu benshi maze agira abafana barenga miliyoni. Mbere y'uko areka kubyina muri 2015 nibwo yabonye akazi kuri televiziyo binyuze kuri aya mavideo yashyiraga kuri Instagram. Ajya bifatanya n'akazi ko guhostinga mu tubyiniro. Muri 2015 umujyanama wa Cardi B nibwo yaje kumubwira ko afite ijwi ryiza yareka ibyo kujya akora kuri televiziyo no kubyina bagakora umuziki. Cardi B yabanje kubyanga ariko manager bamwizeza ko bashobora kubyaza amafaranga izina yamaze kubaka binyuze mu ndirimbo. Ubwo ahita atangira kariyeri, atangira aririmba indirimbo z'abandi, nyuma aza gusohora Nize aho yagiye aririmba ubuzima bwe bwo mu kabyiniro. Yahise amenyekana cyane ku buryo ibigo bikomeye byatangiye kujya bimwifashisha ngo abyamamarize aribyo Balenciaga, Reebok n'ibindi bikomeye. Mwanya wa kane hari Jennifer Lopez wavutse ku itariki 24 z'ukwa karindwi 1969. Avukira mu muryango utari wishoboye, gusa mama we yakundaga kumwigisha kuririmba no kubyina ngo agume mu rugo bityo najye mu bigare bibi. Imyaka 18 yagiranye amakimbirane na mama we biturutse kuba mama we yarashakaga ko ajya kwiga amategeko ngo kugira ngo azabakure mu bukene bari barimo, ariko Jennifer we akaba yarifuzaga kujya mu ishuri yigisha kubyina. Jennifer yanze kumvikana na nyina kugeza ubwo nyina yamwirukanye ajya kuba mu ishuri ryigishaga kubyina, akajya arara mu ntebe z'iryo shuri. Nyuma yaje kubona akazi mu Buyapani ko kubyina, amafaranga make bamuhembye niyo yamufashije kubona inzu iciriritse yo gukodesha. Nyuma yaje kubona amahirwe yo kujya abyinira amatsinda akomeye, ibi byatangiye kumuha amafaranga ahoraho no kumenyekana mu nzu zitunganya imyidagaduro. Muri 1991 habaye irushanwa ry'ababyinnyi aho yaje gutsindira umwanya wo kuba umwe mu babyinnyi bazwi nka Fly Girls mu kiganiro cyabereye kuri televiziyo. Ibi bikaba ari byo byamukuye mu bukene burundu kuko yahise aba umukozi uhoraho kandi uhembwa neza muri Hollywood. No kumenyekana kuri televiziyo yaretse kubyina, atangira gukina filime ntoya kugeza muri 1997 ubwo yatoranywaga mu gukina muri filime ya Selena. Filime rero yagombaga gukina aririmba, aho Jennifer Lopez yavuze ko nyuma yo gukina iyi filime yumvishe nawe ashobora kuririmba kandi yumva ijwi rye rifite ikintu kidasanzwe. Filime yiswe Selena niyo yamugize umugore wa mbere w'umunyamerika uhembwa miliyoni y'idolari kuri filime imwe. Ibi bihita bimushyira ku rutonde rw'abakire bakomeye. 1998 nibwo umugabo wari uyoboye Sony Music icyo gihe yabonye impano ye amubwira ko ashobora kumugira umusitari mu muziki. Lopez nawe arabyemera. Kuva ubwo ahita amusinyisha amasezerano. Ahita anatangira kandi gukora album ye ya mbere. 1999 rero ahita asohora indirimbo ye ya mbere yise If You Had My Love, ihita iba iya mbere kuri Billboard. Ahita aba umwe mu bahanzi babashije kugira filime nimero ya mbere n'indirimbo icyarimwe. Kuva ubwo ababaye umuhanzi w'ikirangirire, isi yose iramumenya. Wa gatanu hari Selena Gomez wavutse ku itariki 22 z'ukwa karindwi 1992. Mama we akaba yaramubyaye afite imyaka 16 gusa. Mu buzima butari bworoshye na gato, Gomez agize imyaka 5 ababyeyi baje gutandukana, asigarana na mama we wenyine, nawe wari ukiri muto, aho kubona icyo kurya byari bigoye cyane, rimwe na rimwe kikanabura. Muri 2002 yajyanye na mama we mu majonjora yo gukina filime maze aba umwe mu batoranyijwe. Afite imyaka 7 ahita atangira urugendo rwo kumenyekana. Mu gato nibwo yahise abona amahirwe yo gukina nka Alex Russo mu kiganiro cyitwaga Wizard Place. Ikiganiro nicyo cyahise kimugira icyamamare ku isi hose, bihita bituma na mama we ava muri bwa bukene burundu. Muri 2008 yaje gukora akaririmbo bari gukoresha muri filime. Kuvuga ahita abona abaterankunga mu by'umuziki, bahita banamusinyisha, gusa atinya gukora wenyine, asaba ko bamushakira abo bakorana nka group, ariko ntibabimwemerera. Ahita atangira gukora wenyine, aho yahise asohora indirimbo yitwa Come and Get It, yabaye iya mbere mu bihugu byinshi. Ubu akaba afite ibikorwa byinshi bimwinjiriza agatubutse, harimo n'ikigo gikora ibikoresho n'ibirungo by'ubwiza. Haba hari n'ikigo afatanyije na mama we gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Selena Gomez kandi akaba ari na brand ambassador wa Puma, Louis Vuitton n'ibindi bigo bikomeye bitandukanye. Aba rero abagore b'ibyamamare bavukiye mu buzima bukomeye ariko bakaza gukora bakiteza imbere, bakaba ari ibirangirire ku isi yose. Mwakoze kubana nanjye naho ubutaha mu bindi biganiro bikurikira.